Ndakeka ko atari ubwa mbere wumvise iby'inkuru idasaza ivuga ku mateka y'imijyi ibiri ya Sodoma na Gomora. Byashoboka ko ucyumva iby'iyi nkuru ya Sodoma na Gomora byakugoye kubyumva, ukabifata nk'amateka y'ibinyoma yuzuyemo ibikabyo ndetse atarigeze no kubaho. Ese koko amateka avuga kuri iyi mijyi ibiri ya Sodoma na Gomora yabayeho? Niba se koko yanarabayeho, ni ibihe bimenyetso byaduhamiriza ko ibivuga kuri Sodoma na Gomora byabayeho? Nk'ibisanzwe iyi ni Hope Restoration, tubahaye ikaze aho tugiye kubagezaho inkuru y'amateka yo muri Bibiliya dusanga mu gitabo cy'Itangiriro ivuga ku irimburwa ry'imijyi ibiri ya Sodoma na Gomora iherereye muri Palestina y'ubu. Tubahaye ikaze nanone. Inkuru y'amateka ya Sodoma na Gomora tuyisanga muri Bibiliya igitabo cy'Itangiriro igice cya 19. Bibiliya itubwira ko Sodoma na Gomora yari imijyi ituwe n'abantu Imana yiremeye ubwayo. Nyuma yaho abo bantu bagomeye Imana maze batangira gukora ibyaha ku buryo ndengakamere. Bibiliya itubwira ko Sodoma na Gomora hari indiri y'ubusambanyi ndengakamere nk'ubutinganyi, gusambanya abana ku ngufu, kuramya ibigirwamana ndetse n'imyidagaduro irenze yatumaga abantu bagira ubwisanzure kugeza aho bumva ko Imana nta kivuze. Bamwe mu bantu b'inzirakarengane barambiwe ibyaha byabakorerwaga mu mijyi ya Sodoma na Gomora, maze bararira batakambira Uwiteka bamusaba ko yabafasha akabarenganura. Imana icyumva kurira no gutakamba kw'izo nzirakarengane, yaramanutse iva mu ijuru izi Sodoma na Gomora kwirebera koko niba ibyo izo nzirakarengane zayiregeraga ari ukuri. Itangiriro 18:20 kugeza ku 21 handitswe ngo, Uwiteka aravuga ati, ubwo gutaka kw'abarega Sodoma na Gomora ari kwinshi, ibyaha byaho bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora rwose ibihwanye no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndabimenya. Aya ni amagambo y'Imana. Bidatinze koko Imana yari imanukiye iva mu ijuru ijya Sodoma na Gomora, isanga ibyo zanzirakarengane zayiregeye ari ukuri koko, maze ifata umwanzuro wo kurimbura Sodoma na Gomora. Gusa nanone mbere y'uko Imana irimbura Sodoma na Gomora yabanje kubibwira Aburahamu, sekuruza w'amahanga yose. Itangiriro ibice 18:17 handitswe ngo, Uwiteka aribaza ati, Aburahamu nampisha icyo ngiye gukora, kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Mu by'ukuri nk'uko Imana yari yaragize Aburahamu sekuruza w'amahanga, ntiyagombaga kurimbura Sodoma na Gomora itabimumenyesheje. Hari ku manywa y'ihangu ubwo Aburahamu yari yicaye mu muryango w'ihema rye. Yubuye amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Akibabona ava mu muryango w'ihema rye arirukanka maze arabasanganira. Yikubita hasi maze aravuga ati, Databuja ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe. Mu by'ukuri nubwo Bibiliya itigeze igaragaza neza abo bagabo bari bo, biragaragara ko muri abo bagabo batatu umwe yari Imana, abandi babiri bari abamarayika. Gahunda yari bazanye kwa Aburahamu yari ukumubwira ko Imana igiye kurimbura Sodoma na Gomora ndetse no guha Sara urubyaro, umugore wa Aburahamu wari ugeze mu zabukuru atarabyara, kuko yari yarabuze urubyaro byaranze. Aburahamu yabasabye ko bicara bakaruhuka maze akabazimanira, ubundi bagakomeza urugendo rwabo. Baramwemereye ariko ntibinjira mu nzu, ahubwo bicarira hanze munsi y'igiti. Aburahamu abazanira amazi boga ibirenge ndetse ategura n'ifunguro, arabazimanira bararya. Ubwo barimo kurya banaganira, Uwiteka abwira Aburahamu ko umugore we Sara azabyara umwana w'umuhungu nyuma y'umwaka. Sara byumvise aho yari ari mu nzu, araturika araseka cyane arakwenkwenuka. Uwiteka Imana imwumvise iramubeza iti, bite Sara kusetse? Sara aramusubiza ati, ntabwo nsetse. Imana iti, oya urasetse cyane nakumvise. Sara abwira Uwiteka Imana ati, ubu se kuko nabyara nkecuye? Nuko Imana iramubwira iti, ese uko ubizi ni iki cyane nira Imana? Bamaze kumuha iryo sezerano barahaguruka baragenda berekeza amaso Sodoma. Aburahamu nawe arabaherekeza. Bibiliya itubwira ko muri abo bagabo batatu, babiri bakomeje bakerekeza Sodoma, undi umwe ari Uwiteka agasigarana na Aburahamu. Itangiriro ibice 18:22 handitswe ngo, abo bagabo barahindukira bavaho bagenda berekeje Sodoma, Aburahamu agihagaze imbere y'Uwiteka. Ubwo Aburahamu yasigaranaga n'Uwiteka Imana ari babiri gusa bisanzuye, nibwo bagiranye ikiganiro kirambuye. Imana imubwira ko igiye kurimbura Sodoma na Gomora. Muri icyo kiganiro nibwo Aburahamu yabajije Uwiteka ati, se Mana, ntushobora kwibeshya ukarimburana abakiranutsi n'abanyabyaha?
ati ubu se usanze harimo nk'abakiranutsi 50 wakwemera ukabarimburana n'abanyabyaha koko? Maze Imana iramusubiza iti mbonye abakiranutsi 50 ntabwo naba nkiharimbuye, bose nabababarira. Aburahamu arongera abaza Uwiteka ati se Mana, habonetse nk'abakiranutsi 40 wakwemera ukabarimburana n'abanyabyaha? Maze Uwiteka aramusubiza ati nta kibazo rwose, n'abo 40 babonetse nabababarira. Aburahamu arongera arakomeza amanura imibare agera ku 10. Abwira Uwiteka ati se Mana, wenda reka nongere nkubaze bwa nyuma, habonetse nk'icumi wakwemera ukabarimburana n'abanyabyaha? Maze Uwiteka aramubwira uti habonetse abakiranutsi 10 nabababarira bose ku bwabo ngabo 10. Maze nuko Uwiteka amaze kuvugana na Aburahamu arigendera. Aburahamu nawe asubira iwe. Ubwo Uwiteka amaraga kubwira Aburahamu ko agiye kurimbura Sodomu na Gomora kubera ibyaha ndengakamere byakorerwaga muri iyo migi, icyakurikiyeho koko no kuharimbura. Ariko dusubiye inyuma gato, twibuke ko ubwo Aburahamu yasiganaga n'Imana imubwira ko igiye kurimbura Sodomu, muri ba bagabo batatu harimo n'Imana hari 2 bakomeje urugendo berekeza i Sodomu. Aba bari abamarayika bari bagiye kureba koko ko ibyo barega Sodomu ari ukuri, maze ubundi nta nkomyi bakayirimbura igahinduka umuyonga. Aba bamarayika 2 bageze i Sodomu mu masaha y'umugoroba nka saa 11 n'igice, saa 12 gutyo. Bakihagera basanze ruticaye ku marembo y'i Sodomu. Rutakibakubita amaso, yarahagurutse arabasanganira, yikubita hasi yubamye arabaramya. Arababwira ati ndabinginze ba databuja, nimwinjire mu nzu y'umugaragu wanyu, mwoge ibirenge, muharare, maze ejo muzinduke mukomeze urugendo rwanyu. Ba bagabo baramusubiza bati oya, turara mu nzira buke. Ruti yakomeje kubahata arabinginga cyane, maze aho bwagakereye baramwemerera. Binjira mu nzu, bajya mu nzu ye. Ruti yahise abashakira izimano, abatekera ibyo kurya bararya. Ubwo amasaha yo kuryama yarageze batararyama, hahise haza igihiriri cy'abagabo baturutse hirya no hino mu midugudu ya Sodomu. Baguta inzu ya Ruti barayizenguruka yose, bamutegeka ko asohora abo bagabo bakabasambanya, bakabakorera ibitinganyi. Ibi byahise byemeza baba marayika koko ko Sodomu ari Sodomu, ndetse ko nibyo bayirega koko ko ari ukuri. Loti yinginze icyo gihiriri cy'abagabo cyashaka gusambanya abamarayika, abasaba imbabazi ati ndabinginze ntimukore icyaha cyo gusambanya aba bagabo ncumbikiye. Ati ahubwo dufite abakobwa 2 b'amasugi batararyamana n'abagabo, reka ari bo mbaha basambanye, ariko mureke abagabo b'abandi bigendera amahoro. Abagabo banze kuva ku izima, ahubwo basingira Loti bagira ngo bamuhuruture bamukure mu muryango, ubundi biyinjije mu nzu basora abamarayika maze babasambanye. Ubwo bari muri iyo kururu barwanira ku muryango w'inzu ya Loti, b'abamarayika bahise batera cya gihiriri cy'abagabo buhumyi, bakura Loti ubundi bamwinjiza mu nzu barafunga. Maze za nkomyi z'abatinganyi zisigara aho hanze zigwagwana zihobagira, zitareba zitazi iyo zijya. Abamarayika bakimara gutera ubuhumyi icyo gihiriri cy'abagabo, babwiye Loti ko bagiye kurimbura Sodomu kuko gutaka ko baharegaga ko ari kumaze kugwira ku Uwiteka. Maze bamusaba ko abimenyesha abantu be ba hafi, ubundi bagahunga bakajya kure. Loti yabibwiye abakwe be, ariko ntibabyitaho, bakeka ko ari ibikabyo. Bakomeza kwibera mu myidagaduro y'i Sodomu. Loti nawe ntiyahise abyumva, yakomeje kuzarira cyane ko atiyumvishaga ukuntu Sodomu igiye kurimburwa. Abamarayika babonye Loti akomeje kuzarira kandi isaha yo kurimbura Sodomu yegereje, maze bamutera umwete wo guhunga. Bamusaba ko ahungana n'umugore we n'abakobwa be 2 bagahungira ku mudugudu wari hakurya kure aho bitashoboraga kugera. Loti yakomeje kuzarira, maze b'abamarayika bafata ukuboko kwe n'uko umugore we n'abakobwa we babasohora shishi itabona mu mudugudu wa Sodomu. Bamaze kubasohora, umwe muri b'abamarayika aravuga ati hunga udapfa, nturebe inyuma, ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti abwira abamarayika ati databuja, kuri uriya musozi ni kure, sinzi niba nagerayo icyo cyago kitaramfata, ahubwo reka mpungire kuri uriya mudugudu muto uri bugufi wa Sowari. Baramubwira bati nta kibazo, gira vuba, ihute, genda. Ubwo bari mu nzira bahunga, muka Loti yarenze ku itegeko Imana ye yabaha ryo kutareba inyuma, maze arakebuka areba inyuma, ahita ahinduka inkingi y'umunyu. Ubwo Loti n'abakobwa be bageraga i Sowari, Uwiteka ahise agusha kuri Sodomu na Gomora amazuku n'umuriro bivuye mu ijuru, maze haratokombera hahinduka umuyonga ku buryo nta cyatsi kigeze cyongera kuhamera kugeza n'ubu. Nguko uko Imana yarimbuye Sodomu na Gomora.